Ngiye mfuka i Madrid bro uzabaza umuntu bita Chrisizi mu rugo arahazi. Ubaza umuntu bita Zeo. Chrisizi sarabyibagiwe. Ubwo agiye kwigira muri Jose ngo ndamuvuze ntago nkuzamukiyeho. Usubira imageragere iwanyu butamwa bro. Ariko ntago byiza ko akita umuhanzi ukomeye Marie Jose. Iki se? Genda mbara nkikwiza byatari. Ko ntago wambwira ngo ntago nikwije rese ntago nikwije brother. Banza urebe neza. Genda nikwije brother. Nta kibazo kimwe mfite. Ntago bari kumamaga ku stage mbere kurimba ngo baganira kandi yamaje kuva vayo. Aracyambura neza. Batman. Ikaze bakunzi ba Stream Jesus TV nangire mbasuhuza mbifuriza komeza kugubwa neza aho muri mwese. Uyu munsi muri kubona turi kumwe n'umusore murabona uburyo yambaye hejuru ari gushaka kwifunga gipadiri ariko hasi kahita byanga. Barimo barabibona cyane ntago barabibona neza. Benovio wagwana my brother. Neza gutese. Ni neza kabisa na shimara. Stage nziza. Asante sana big man. Abana bari babasaje gutya gutya. Urumva abahungu ntago bashaka kumva ko upcoming nabo bakenewe. Niyo mpamvu nye nise the ambassador of upcoming artist. Bishatse kuvuga ikirere. Ngiye kwambara kurikiye abantu bagiye banyitanye n'umutinganyi brother. Ariko ngiye nanga batinganya urunuka. Ahubwo ngiye naravuze ngo ni umuhanzi wo mu Rwanda ashobora gukora amakuru. Reka nyikorere ko niyo mpamvu nise ambassador of upcoming artist. Ngiye niba nakeneye kuvuga ngo ndambara gutya kareba umudeze na turamujya mu agent design. Aba muri studio yacu ni Vinesh ku Magic aravuga. Amubwira ngo agent shaka kunyambika gutya. Akahita avuga planning mu bintu by'akavuga ati rero wenda hanga tubigize ikariso nabi byasa nk'abatinganya. Ariko bishize akantu k'imbere nta mutima mubi. Ntago rero wavuga ngo nge ndi umutinganye brother. Kubera ko tujye tubona stages international abantu bategura bro. Icyo cyo tuvura mu Rwanda. Usanga umuniga ngo ni umustar kirwa yikina ngo ndi uwa mbere. Cyanyetse ko ngo ndi uwa mbere ngo natwaye ibikombe. Watwaye ibikombe stages zawe zimeze. Kira ngo wabibonye. Bakubise Kampala bose bagahungeta. Kimwe mu kintu kigonga abahanzi ni imyambarire. Mungu wambaye angahe. Kuri kuvuga ngo iyi myenda ugiye kwibara igiciro rero sasa. Aha ngaha abantu bacwa kuvuga akajya ngo ukwikina brother. We kugira ngo ubyemere neza. Ifoto zanye nibazibonye urazibona hano hose ku mbuga nkoranyambaga ndabizi. We ugenda ubanza urebe uburyo nambaye. Nurangiza urebe igitambaro mba nakoresheje. Urebe igitekerezo iki ni igitekerezo abaratazi byo kwambara buriya wambara umwene ko nakubuze ngo byaturutse he. Umudesigner wawo abaragize gute abarazanye igitekerezo. Numara kubona igitekerezo ubare amafaranga wakishije igitekerezo. Hagatanga nago natinyuka kuvuga ko ya mafaranga wa muhungu yabaciye ngaze kuririmba ina mu Rwanda. Jewe nyambaye ahangaha. Urayambaye aho ngaho. Ndayambaye hano. Aho ngaho. None se kuki ako kantu ko gushyira imbere so kugira ngo suko bishobora ko ari binini ukaburi kubihisha. Oya none se cyera mwana mu Rwanda so bambaraga ibindi by'amakoma agasanga ari imbere hari akantu. Urumva rero ngiye ni refera no ku muco. Ataza kugira umuntu uvuga ngo nisha umuco wacu wa Kinyarwanda no kubambara. Yamani. Okay. Vinesh cyangwa ku Magic yose n'andi mazina menshi cyane. Benovio amazina menshi cyane. Wakoranye indirimbo na Jack sibyo dore Jack nguriya ntabwo ngigeza mujyana kuri stage. Oya Jack yarahari ariko jewe naje gukora stage. Nawe iyo mufatanyije indirimbo ufite 50-50 sibyo. Rero niba wewe indirimbo y'umuntu wagwana Jack barimo barakumva man. Urumva niba indirimbo ari 50-50 yemerewe ukamusuhuza ariko Jack bamusuhuza urumva n'umusuhuza abantu sase babanza gusuhuza turebe nimba na beef ari kuri randi bakoranye ukabagiye kuri stage na beef ufitanye nawe bambaye stage bihuse brother Jack yaragiye kunywa kana urumva aboro turi guserebura niba rero yaragiye gushaka uko gushyira mu ndagira murabibona ntago bari kumamaga kuri stage mbere kurimba ngo baganira kandi yamaje kuva vayo aracyambura neza Batman ariko bavuga amagambo Wamga wiki tuzabaho. Ni fresh man. Asante sana kabisa. Tujye no busabane. Abantu benshi no weekend yabere muri Camp Prison wabaye hano mu mugini iki bavuga amagambo. Bagiye muri Nyabarongo. Bagiye kwa makuza banambwiye baduhera ubutumwa amagambo n'amagambo. Ubutumwa nabahereza nuko gahunda ari gukora cyane Jackie nkomeza kubatamo umuhungu wanjye turacyari kumwe gahunda ni
none ubwo biragenda bite? Nta kibazo mukanya turasubiraho na rimwe. Naribi. Turabashagarara. Urayivuga hiti. Ngira ngo wabibonye nyine ni kuri ibintu bigomba kugenda ariko nta mutima mubi Jemani nta muntu dufitanye ikibazo yaba Jackie nta kibazo dufitanye ngira gusobanura ngo indirimbo ni 50-50 niba indirimbo ari 50-50 yemerewe kuririmba nanjye nkayiririmba sibyo niko gahunda ziba zimeze ubwo urumva ko nta kibazo nakoze ko naririmbye Jackie adahari nta kibazo gikomeye cyane gihari kandi yabiweretse ko nako reka nkubaza buriya ari wowe na Jackie ninde wambara kikwiza nimba ushaka kujya kuri stage wambaye ikariso byo kubigereranya biraza kuba ikibazo kuko ngewe ndambara nkikwiza bya atari sibyo ndambara nkikwiza bya atari ko ntago wambwira ngo ntago nikwije rese ntago nikwije brother banza urebe neza nge ndikwije brother nta kibazo kimwe mfite simwe rese hari cyo byari gusiga museka nk'abakire abantu bari kugusekera fupi uramuzi do fupi uramuzi fupi twagusuje fupi turagufana guseka hano aka urabona ko uretse no kuri stage n'abantu hanze aba entertaining abantu benshi rega dukora entertainment bro niyo mpamvu nyine nese kubera iki nyine nambaye muri mikoro neza kuki nta wundi muntu wambaye gutya no kuvuga ngo byanga byakunda twaje ko entertaining abantu iyo nza kuba nambaye ubusa kuba ntago byemewe bakwiye kuba bamfashe hano sije ku mujyi wa komeza nawe singwa inzoga singwa ibitabi singwa iki ngende sanza ruko nabikwe mu rugo nambaye gutya ariko ntago kubera ko urumva iyo nza n'amaguru byari kuba ikibazo niyo mpamvu navuye nambaye gutya nza mu kitapora ijwi ry'aba diaspora n'ijwi y'aba boss gute nta mafaranga afite n'inshuti y'aba boss aba boss bose n'inshuti zanjye nge bantamo muri sawa amafaranga guturya icyana nka kiriya cyaje ntago nyibya yabane ko bavuga niba bivuge n'amakuru ubwo simbizi ariko icyo ntekereza nuko nta kibazo kimwe gihari brother man sirimu we byarangiye tukomereze gukoresha iyi ngiyi yazimye aho tekereza ucijije kurya ngo Jackie ubwo ndabivuze ntabwo bigiye ntabwo ngucinjije kumurya urumva ahubwo tuganire no kuri ya ndirimbo yanyu cyambere ikindi kintu nabwira abanyarwanda mu gitondo haza indirimbo bita gukaba ngo twaturutse mu miryango ikakaye farawe tuzanywe no gukaba Ema nawe turindiza ingurube kuko izanyitambika nzahita nyiryaro twavukiye kuza gafata cyumfasha undi ndizi ingegera unyiyanguza nzamukata nzamukarota uni nyuma yuko nicaye nkabona yuko bamwe mbarambiwe ni muhame hamwe mbanike uwinyundi ifata agenda manikwe mazi nere zigizi za danje Anita pendo azamaye hasa reka nkubaza man ubundi kariyeri ya y'ubuhanzi wumva ufite nk'intego no kuvuga ngo je mfite studio abantu barabizi Viewation witwa Roda muramuzi niramuzamuye from zero witwa Winner Beat yahereye muri Viewation witwa Y Beat nawe muri Viewation n'abandi bitwa ba Bandem n'abantu benshi rero nabanje kwita kuki umwapcoming avunwa no kubona audio kuko abantu benshi twe twatangiye imiziki ari kiriho twazana limited ugasaba koza indirimbo iruguru mu utarangira ugasanga harimo ibibazo byinshi muri audio icyo mbanze nagikemura maje kuzamura abahanzi batatu ndavuga nane aba producer navuga ati why not ngiye nakora bya bintu none kwako maje kumenya ibintu byanjye ngomba kubyikorera yaba video yaba audio ndabyikorera n'umuhungu wanjye bita Owen Direct arimo bita gukaba ngiye na buri ngwino na buri kantu na buri deal uyitegejo ni imiriro kandi ngira ngo n'indirimbo zose bagiye babona zagira zikorera yaba audio na video na audio ucinje iki ngiye ndikora bro mfite amafaranga yanjye none abanga kuduhereza ubufasha nibabireke twe twavuze ko tuzabyikorera tuje abapeti banye twabanyita Cedric barahashumika bitwa ba Bless Link nakubwira abapeti benshi nabo barabinkorera hano hanze ese ubwo wazumbaza iki uzamfasha cyangwa ubyihore cyo gacyarabutse ari n'abadatinya kuvuga ko uwo bita Benovio ngo ajya ngakoresha amafaranga ngo y'ababyeyi ababyeyi biwacu ngiye mfuka i Madrid bro uzabaze umuntu bita Chrisizi mu rugo arahazi ubaze umuntu bita Zeo w'Inyarufunzo hari aha baroretse isombe nta kindi kintu kihera hako aba imitungo bose se bahabaye Chrisizi sarabyibagiwe ubwo agiye kugira Marie Jose ngo ndamuvuze ntago nkuzamukiyeho usubira imageragere iwanyu butamwa bro ntago ari byiza ko akita umuhanzi ukomeye Marie Jose iki se Marie Jose ni terime man brother ntago ari Marie Jose uzi impamvu mwise Marie Jose aramutse yigize gutyo akavuga ngo uriya muntu yamvuze ngo yaba ari Marie Jose kubera iki Marie Jose itora kwitara gusa ntago ibishaka kujya mu cyondo bro wewe ugeze ubona
bizi cyane bya showbiz. Dusanga tuzi wo bita Skytune wabagaye koyo reka gusuze Badman Charawe. Tukaba tuzi no bita Papa Cyangwe sibyo? Ejo hari interview wo bita Rocky yakoze arangije aravuga ati Papa Cyangwe ikintu namufasha no kumushyingura gusa, ariko naranavuze ngo nakomeza akora imirongo ngo amukorere hit. Ubwo nawe urwego rwa twararubonye. Niba ubona ko Papa Cyangwe atakuvuze utagira ahantu ugera, ntabwo ngiye mbishizemo gutya, ariko ubanza ubyumve. Niba wumva ko Papa Cyangwe ataramutse akoze indirimbo ngo agushyiremo yaba ari kugukorera hit, ese undi bakemura ibintu byabo mwana Rocky ko twagiye tumurisha ke. Ese wamurishije iki kandi nawe? Cyane filime ze maniga jewe wamurishije iki? Ntabwo mukuru rw'abantu se ntabwo bayibonye maniga. Ninjye muhanzi wa mbere nimjye mukuru rwo barayica mu Rwanda bro. None yacagaye kwa Rocky. Kakanyura bya Sankara ngiye mugarura muri game. Aya Sankara yitubeshye. Ahubwo ushaka gutuma Sankara yabaye mu rugo imyaka ingayo. Uzayibaza amakuru Sankara yigaragaje. Nakubwiye agaruka muri game brother, nagaruka kubatwika ku mihanda. Sankara ari kugaruka urabizo. Ariko yarakumanaginga. The Premier Empire zicyo. Nyine nzavuga da Agacana n'umwana posting indirimbo nikamubwira dore ngiyi kamera umva The Premier nabwo ikintu kimwe uriye muri cyisha ndakubwira ngo urabyanga nagutunza neza ngaye nkugabura brother unafite ikibazo buretse uyu munsi bano nahamagaraga mukuru wa Junior Giti akambwira ngo bro uwo muniga ngo yabaswe nibo byabwenge ngo inzoga kandi weho ntago wigeze unywa inzoga brother sibyo inzoga urabizi narazigukuyeho mama wawe ko yamaye inka mwarayimaye uretse Benovi mbabarire cyane wowe kuwende ku giti cyawe kujya muri social media ukagenda ukavuga uti ngewe managingwa na gahunda y'abaroki s'abasono zose naguyize Papa Cyangwe nago yishoraga bakagenda bavuga ngo managing uwitwa Junior Giti se twese turi bande no kutavuga ko umuntu kurusha izina agomba kumanaging watunze muri umuntu wa Junior Giti uzagenda ubimubaze mari cyangwa baze bagaheza barabizi mari none sinka yawe Giti bimeze bite inka ni mama we wayimpaye bimeze bite nayo nzajya kuyiburana cyangwa ni ntukambwira we Junior kweri cyo wafashe Sankara amaje gutwika uzingiye buryo nakoraga video mu rugo za filime amaje gukora nkazijyana Nyamirambo n'amaguru barangiza nasora indirimbo ngo baganira mukanga kuyipostinga ni muhireke ifite 300 bro ifite 300 nta na president yikina nta na radio yikina ariko abantu barayireba comment zihari ngera ku ndirimbo yawe yarebwa y'umuhungu wa Chrisiz urebe ngo comment ziriho zingana gute Chrisiz agira comment zingagira miliyoni y'ibigurano 300 mwambaye ubusa ngo ntacyo bivuze arebe na marayika aravuze ngo 300 mwambaye ubusa ntacyo bivuze ubwo barabiko ngo mwambaye ubusa muri video barabikopa brother nambara ubusa se mubwira umuntu bita Dr Gigi indirimbo ze ntago mwazirebaga yego ntago Bruce Melody arimo nk'ijyanganye musige mwe muri uyu munsi nawe ugiye kuzajya wambara ubusa mubwira ko inyuma se ngaho genda wirira ko inyuma noneho twambaye ubusa mwe muri gukina ibishego muri kubwira abanyarwanda ngo kinyuma ngo henure ibyo se ni ibiki wari akinyuma Jackie muri video kinyuma ngo henure ese undi ubusa ubwita iki Mureke indirimbo zatadanje ngo mukira kuri televiziyo kazima abakobwa babaye amakariso ubuse baroki ntago basoye indirimbo mbone irimo n'abantu bambaye ubusa Kalifani ntago afite ubusa ako Benovi nje ndigana ndetse uburyo wambaye iyi style ni uyifite mu Rwanda vuga Benovi king of voice the ambassador brother urumva ako se nkukura ko kantu k'imbere turebe ntago njya gukura brother reba ese ubwo uri kumbaza ikimwa bagira ngo abana batiyahura abana bari hanze bakeneye bino bintu byacu ntago byihore ariko icyo nakubwira cyo watamutera cyane cyo bamubirengagiza ariko amuye aze pass mingagiza ibi bintu nimwe mwabishizemo ngo buri wese ufite urimi yavuga cano zabaye nyinshi nayo nayifungura ndayifite nkavuga ibyanjye abita bagodi fata simbagarukaho bari yankekeza ko nangiye kuvuga mwabyanga mwabyemera ngabata ibintu byo kuza aya nta bintu utangiye kuvanga nibyo ntago ari byo utangiye kuvuga ngo ngukurikiza abakomediye gusa ugiye kuzana dore imboga mu ndirimbo iriya ndirimbo nimbi
Bampima iki sabwo bazapfunge. Sanza Rukoro brother. Sanza Rukoro brother. Sanza Rukoro. Okay, indirimbo nshyashya watubwiye ko harya izajya hanze ryari? Ejo mu gitondo turabatamo buri nguni buri kantu buri deal. N'abahungu banyene nabashuje kandi nabo noneho mwumvishe ko imivugurire y'imiri imbere yabo amapiano mo barayakomagura bera ni View Nation ikuru magique. Okay, gereka ngushimire rero wakoze cyane. Nanjye wakoze badman kandi man appreciate brother kabisa. Jewe mwe n'umuntu man nawe umutigisi urabizi subizi urese imihanda wagiye. Okay, ngaho ufata abakomedi ubusura mukobwa wawe nashatse kuvuga ngo avuge ngo namuzamukiyeho uri mu kumukora akazi ibiganiro byose umukoresha uzateba ubwenge ubu siri mu Jesus rino joro ari hano nta kintu gufata ariko siri mu Jesus ndakubwiye Inyarwanda igihe isimbi ukajya kuri za zindi ntaziba zitangwa iki we Kasuku wewe nze no gukora ibiganiro iwawe ntunampuze kandi turi inshuti ntari ibi ni inshuti yanjye nari inshuti ya Jackie kandi ntukambwire ibyo ntumbwire Gasuku batabaza kubwira Gasuku brother wewe wafunguye cyane ujya gukoresha Jackie ibiganiro byose biba byaratwitse ariko ntabwo apost izi ndirimbo ye urwo rukundo n'uruhe ariko umucuruza wo ako ntabwo byavuga ko umuvuga nabi namuvuze nabi nese oya namuvuze nabi oya ntabwo wewe namuvuze nabi cyane kugera mvuga ibyo nese uzuda posting bande uburenganzira bwa Kasuku we niba wagize umubroka ukavuga ngo nzajya na promoting abantu reka kwaka ibintu bya gutya yakwatse amafaranga ntabwo Gasuku washatse kumera nka ntabwo anyetse amafaranga ushatse kumera nka buri kantu ushatse kumera nka buri kantu ubutangiye kumbwira ushatse kumera nka buri kantu oya reka nkubwire oya utangiye kuniranya na Gasuku ntabwo ari kuguteranya nawe wowe urimo urashaka nakubwiye ngo ni inshuti yanjye bro ariko wowe impamvu uri kuvuga nawe Kasuku nuko afitanye ikibazo na buri kantu kandi mukamufitanye indirimbo rado zumva ibitero byanjye nta muntu njya nibasira mu buzima none kuki uri kumuvuga hano impamvu uri kumuvuga ko abona ko ari inshuti ya Jackie ko twasohoye nkubagana nayo wenda ntabwo yayikunze yabuze kugira 300 wisa ntegetswe ko ayikunda wewe byo postinga byose bamubikunda niba muri aba promota igihangana ko ari kizima nta kintu kirega abandi se kaba posting ubwo wasanga arimo nakana neza abandi kaba posting bro azi ko mushaka kunanya na Gasuku bro urumwe mu bantu upcoming kano kanya uri gufata abastari baca nkaho bakoza agatsiko mani nabo bwabo bararyana bakoza agatsiko were kuri Sankara uravuga uti ngenda namutunzi sibyo namugaruye mu kazi mugawe wanunga bro umugaro mu kazi utaza kumvuga ibyo navuze urangije uti mama we yanyemereye inka ntabwo ngize nyibona ako kantu uri kujuramo nagaki tubifate mu wundi mwandiko brother kandi abashimiye cyane imana urakoze cyane mwana sawa sawa